reka ngusuhuze kandi guhe ikaze wowe wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu. Ngewe ndi Prince Robert umuhungu w'Imana. Abanyarwanda, abarundi, abaganda, abantu bose bumva ururimi mvuga mbahaye ikaze. Ndi inyuma ya kamera, imbere ya kamera turi kumwe na Pasiteri Byishimo. Officiel ngomba kurishyiraho. Namahoro. Urakomeye. Turi ku rugamba duhanganye n'abadayimoni, duhanganye n'imyuka mibi, duhanganye n'imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abarozi, duhanganye n'abatware bategeka isi y'umwijima. Ese duhanganye n'ubuyobe n'uburyarya bw'abanyamadini, ubuhenzi bwose bw'umwanzi, duhanganye n'abantu bigize abafana. Kurumva bakurikiye abantu bavuye inyuma ya Kristo, ukurikira umuntu wataye umurongo ubwira ko nawe ni hubu. Mbese ubu ngewe uri mu kabiri. Ngewe ubu nyine nabatuye intwaro zose z'Imana, zose ijambo ry'Imana, kwizera zose. Ariko ya danje ubu nafashe nabihambiriye n'umweko witwa ukuri kabisa. Kuko ndabona abashumba ibipantaro biri kudebadeba, sibyo, bambaye pocket, banze gushyiramo ukuri. Uvuze ko kandi bakenyeje ikinyoma, ariko press ni ukuri. Ndashaka kubwiza abantu ukuri, sibyo. Uvuze ko kantu reka nkubwire, niba Rutanga rw'amaboko yicara agasingiza Ryangombe rya Babinga na Nyabingiwe, Rutanga rw'amaboko agahamagarira abanyarwanda gusubira ku muco wo kubandwa no guterekera no kuraguza no kuganuza abazimu, ubwe agahamya ko nawe ubwe atuwemo n'abazimu, bazimu ngo b'umuzimuranda no sinzi ibintu nk'ibyo. Akavuga ko nta juru ririho, ko Yesu atariho, akavuga ko ngo Yesu ngo ari Ruganzu. Abazungu ngo batwambuye Ruganzu bamwita Yesu. Agahangara akavuga ko intumwa 12 za Yesu ari imbwa 12 zagendanaga na Ruganzu. Ngewe mba mbabaye. Abanyamakuru bagashorerana ku ngoro ze z'abagigwa zo kumena inzoga mu muriro. Ibyo bintu bakajya kubikamera, akagirana ibiganiro nabo, agahamagarira urubyiruko kwamagana Bibiliya ko atari igitabo gitagatifu. Akavuga ko agasebya Imana ku mugaragaro, yarangiza akicarana n'abashumba n'abapastor bambaye amakote baguze mu maturo y'abakirisitu, barimo guha iyo Mana uwo mugabo anegura. Yarangiza agasangira n'abapastor bagenda mu mamodoka yavuye mu maturo abakirisitu batuye iyo Mana. Niba hariho umwanzi w'Imana twita Imana ya Yakobo twizera muri iki gihugu cy'u Rwanda, Rutanga rw'amaboko abamo ni nimero ya mbere. Niba hariho umwanzi wayo ni nimero ya mbere. Niba hari umwanzi w'umusaraba dufite, Rutanga rw'amaboko abamo ni nimero ya mbere. Ariko ngo amakuru ari ibwina bishe ibi bintu avuga ko ngo ibira bitekerezo byacuzwe nabo bita abapasiteri. Uwaba yarabicuze wese, hari iriya ngoro yigeze gushya, hari iwe harashya, yego, gwitwitswe n'inyoni. Ndavuga nti yabaye Imana yamusigiraga inzara ryama nk'umunyarwanda, yego, agasigarana inzara ryama ariko haragurira hagashya. Aho kuko nubundi se nurutse arabigaruye, kandi ibi bintu twari twarabitwitse. None ibi bintu twari twarabitwitse, aracunza anyuze muri humye arabigaruye. Yego, aduciye muri humye arabigarura. Noneho ninde muntu uzigisha Rutanga rw'amaboko ijambo ry'Imana mu gihe Antoine Rutayisire bicarana, akavuga ko amwemera, ntamubwire Kristo,
imbaraga zima ubundi reka nze nkwereka ari ibintu bita realite sibyo ubundi niko kuri nicyo kinyuranyo yego kuko Pawulo yavuze ubutumwa Petero avuga ubutumwa ariko hari ahantu bageze ngo umugabo abagenda inyuma ngo wari wemewe muri ako gace mu bintu by'umuco no kubandwa no kuragura witwa Simoni w'umukonikoni ewana ngo abagenda inyuma umukozi Imana ngo arahindukira aramubwira ati ubuhumyi urabumarana iminsi ngo uhereye ubwo ngo abimpumyi itsiratsiza abantu bose bahita bavuga bati Imana ya Pawulo yego niyo koko ahubwo Pawulo nanone ndetse niba Twane Rutayisire yego dogiteri anteoloji yicarana na Rutanga rw'amaboko akabura icyo amubwira ikiganiro bagiranye komenti 700 zose zigashimira Rutanga rw'amaboko n'umukozi w'Imana Twane Rutayisire ngo bagiranye ikiganiro cyiza kitavuyemo agakiza ngo umupfumu abe yakiriye agakiza ngo bagiranye ikiganiro cyiza ngo cy'abantu b'abahanga umwe n'umuhanga ngo mu by'Imana undi akaba umuhanga mu by'abapfumu n'abakonikoni. Urabyumva neza? Iyi nyanja itukura itaza gusubirana sibyo ngo Farawo abone iherezo ry'amagare ye n'ingabo ze. Umuhamagaro wa Mose ntacyo wari kubumase kuko icyatumye abanyegiputa muri rekodi zabo bandika ko abayahudi bafite Imana yitwa Uwiteka nuko iyo Mana yakamije inyanja itukura bakambuka babakurikira amazi agasubirana. Ariko uyu munsi none ninde uzabwira Rutanga rw'amaboko uri guhugura urubyiruko mu biruhuko agashyira amatangazo ko urubyiruko rugomba kuza kwiga umuco uyu muco wa pastor bashumba bavuga butumwa mumbwira ikintu cyiza cyo kuragura niba muzi imbaraga twakoresheje oya niyo mufata Bibiliya wa mugani mugasoma Efeso 6 mukavuga ngo ntimukirana n'abafite inyama amaraso n'umubiri ahubwo muhanganye mu Rwanda ibyo Efeso bireke reka tujye mu bigaragara yego abantu tujye mu bigaragara muri reba amajoro twaraye dufata abantu bitwaga abagigwa barishwe na Nyabingi tukabararana mu byumba by'amasengesho tutarya tutanywa twiyiriza ubusa kugera ubwo tubabohora mu bubata bwa Nyabingi bakongera bakaba bazima bamwe barasaze barara mu marimba abandi barara ku gasozi. Niba muzi imbaraga twakoresheje tumena inanga n'imiduri sibyo na za nzabya na bya bintu na bwabuzu bw'ubuterekano tukabusenya tukabutwika yego abantu bari barahetamye umugongo Uwiteka akabahetura umugongo abantu bari barasaze bigwa batoragura amashashi yego abandi barabaye ibidebire batavuga baritswemo abandi barajunjamye baranze gushaka babakonjokejemo za Nyabingi abandi barabaye ngo abagigwa ngo batazarongorwa abandi batazarongora yego abantu bambara ibiti abandi badasaza bakenyuka yego niba muzi imbaraga twakoze n'amajoro twaraye n'ingendo twakoze ku misozi tuvuna dusenya ibyo bintu twirukana inzoka mu mazu y'abapfumu mukongera gushyigikira umuntu uza akavuga ko inzoka ikwiriye kubahwa no guhabwa agaciro mu muco. Niba aba bashumba badashobora kuvugira Imana bitirirwa ko ari abakozi bayo bakaba badashobora kuyifuhira ngo barwane ifuhe hajya Finehasi yagize ubwo yafataga icuma karitikura mu Mowabu kazi wari winjiye gahuza n'itaka umujinya w'Imana ukava mu ngando z'Abisirayeli. Murabona aka kaga dufite tuzagakira gute? Murabona niba mutahagarara nka Eliya
vuga ati muhamagara abahanuzi ba Bali n'abashera tugende tuzamuke ku musozi tutambire Uwiteka igitambo cyuko turi amahoro abandi bapfe bashire. Kwizera kwanyu kuriye ese ubu cya kibazo Yesu yabajije sigisohoye byirije oya ikintu kimbabaza yego aba bagabo itariki 30 zitaragera yego ku makonti yabo hajyaho ibihumbi n'amamiliyoni by'amafaranga. Ayo mafaranga yose bakayahabwa akomoka ngo mu maturo ahawe iyo mana yego iyo mana Rutanga avuga ko itabaho, abantu bakayatanga bumva ko bazabona ingororano mu ijuru. Rutanga avuga ko iryo juru ntaryo. Yego, urabyumva neza. Abantu bakayatanga bazi ko nibapfa bazazuka. Rutanga avuga ko ibyo bitazabaho, ko iyo umuntu apfuye ajya mu isanzure. Yego, akegerana n'Imana z'abakurambere, yarangiza umuzimu we ukagaruka mu bazima bariho. Niko avuga. Yego, yarangiza agahamya ko umuntu twongera kumurya mu byo turya kuko baragutaba mu itaka, ukazagaruka mu mboga no mu birayi no mu bijumba tukakurya ugashira. Noneho kuzuka kugaragara n'ukubyara, niko ahamya. Ibindi avuga ko nta byabaye, nta bizaba, ni imibare y'abazungu. Aba bagabo bahembwa batekereza ko nta rubanza bafite. Uyu mugabo Rutanga rw'amaboko, mugabo w'imfura rwose. Yego, kandi wigisha ibintu bye neza, ari simati. Yego, kandi arabizi, ubona ko abifitemo metirize. Ejo bundi nitegereje uriya musatsi we, noneho buretse gato nanjye ndeba n'uwa Bob Marley, ndeba indirimbo Bob Marley yari ari kuririmba, ndavuga uyu mugabo ibintu arimo arabizi. Noneho urumva, noneho uyu mugabo araboneka, iyo umushatse uramubona cyane. Ariko Apotre Gitwaza nguhamagaye kangahe? Oya wijya kure muri Amerika. Uretse Apotre nguhamagaye kangahe? Yego, nyakubahwa Bishop nguhamagaye kangahe? Mami, niko mami nguhamagaye kangahe? Nyakubahwa Revera Mushumba nguhamagaye kangahe? Warabonetse. Ninde muntu wagushaka akakubona? Keretse ngo aho bazashakira, aho bazabyukira, babiteguye, bakabishakira ingengo y'imari, ngo bagahamagara ngo za conference, kwa kazi itangazamakuru, bagashaka abantu b'ibifobagane badashobora kuza kugira ibyo baza kubabaza, bakaza abantu barajya bagira gucya mwidishye. Yavuga ati ubu rero umurimo w'Imana uri gutera imbere. Yego, umukomba nkweto ndabyemera. Yego, mwidishye cya 10 n'amaturo b'abakristo bari kubitanga neza. Yego, mwidishye. Yavuga ati ubu dufite gahunda, agenda igezweho, ubu turi gushaka uburyo. Mbahamagaye kangahe? Ntago mubona ngo kujya ngo kuri za social media ngo nukwitesha agaciro nk'abakozi b'Imana. Yesu kuyabwirije mu maguriro, Yesu akabwiriza mu nzira, akabwiriza mu butayu. None mwebwe turashaka no kugira ngo tubahereze na za mikoro, mubwirize kuri social media, mwigishe, tubabaze, mugire ibyo mutangariza abakirisitu. Ngo hoya ngo ibyo ngo ni ibintu ngo by'inzererezi. Ubu natwe ngo ubu nta jambo tuba dufite. Hari abajya bampamagara ngo ariko ngo ntabwo ari byiza ko umuntu w'umupastor ngo yahagaragara kuri YouTube. Oya, buri munsi se sinakira telefone ze ngatari kubura roba. Koko kishimo mwakirute
anyakira gute se nyakira gute anyakira gute se gusa ko baba bararindagiye erega hari abantu barangiye ari indindagire hari abantu bashaka yuko tujya mu rwuri barishamo kandi niba warahaririye isombe ukajya niba warahaririye imyumbati ugapfa njyewe imyumbati narayibonye njyewe ntabwo nzagarukamo noneho ntabwo njyewe nzagaruka aho hantu twarahariye niba warariye imyumbati ugapfa sibyo usubireyo njyewe nanjye rindagiza nza nanjye ndya ryababi rimwe rya gutwi kumwe nanjye byitwa igicucu ayiwe ariko roba buriya abantu banyumve akumve neza njyewe byishimo nongere mbabwize ukuri gukenyere ndagushyigikiye mu bintu mugomba kumenya mumenye neza ko agakiza ntabwo kari mu madini icyo gisubiremo neza ntabwo agakiza kari mu madini ese ubundi byinshi umuntu akizwa ati icyo ni ikindi cyigisho ubu njye ndi kubwira abantu bakijijwe bava ku rwego noneho rwo gukizwa bagera ku rwego rwo guhamagarwa bava ku rwego rwo guhamagarwa noneho bagera no ku rwego rwo kurobanurwa berezwa imirimo twebwe turebera hariya gusa tutemerewe gukora niba umutambyi mukuru wa ryangombe rya babinga ari rutanga rw'amaboko anabidekarara akaba ati ndabyemera mu Rwanda ndabyemera ni ngemandwa nkuru akajya kuri mikoro akavuga ko abantu ari kwakira abantu benshi baje kubandwa harimo nabo ngabo uvuze beza ariko ko ibisabwa bamwe baba batabyujuje yego agashima gufungwa kw'izi nsengero yise insengero z'Imana y'abazungu zikwiriye gucibwa mu muco nyarwanda yego agahangara kuvuma kumugaragara amasakaramentu yera akavuga ko amasaka ayaruta ku ijambo amasakaramentu sakaramento riva ku masaka kavuga ko riva ku masaka ko amasaka ariryo ryari izingiro ry'ubusabane bw'abantu hagati yabo kavuga ko ibi ngo byitwa kubatizwa ubwo abafaransa sekarame babikuye inaha n'ibindi akavuga ko atari byo nkavuga iyi ntumwa yatumwe n'Imana y'u Rwanda ku butumwa bwayo burimo kwamamara bukanakomera izi ntumwa za Yesu kundi kuzibona mu mudiho izi ntumwa za Yesu ko ziri kubara amafaranga kandi ko Yesu ubwe yerekanye ko ikintu cyatuma izina rya Serigawa niyo cyaba amafaranga ntiyakirebera izuba kuko Yesu ubwe yinjiye mu rusengero amena amafaranga ibindi reka mbireke inuma nzihorere n'ibindi n'amatungo ariko yageze no ku mafaranga na yarayamena ahubwo hari ikindi yavuze gikomeye yaravuze ati ubwo mwantumwa mwezange mwanze kumamiriza mu maso y'abantu ntihazagire uhinguka imbere ya data avuga ngo nanjye nzamuhamiriza hari abantu tudakwiriye guhangara kongera kwita abakozi b'Imana urabatenze izuba riva ku mugaragaro ku karubanda urumva kuko buriya reka nze nkubwire yego buriya ikintu kirwanirira Imana intambara ikishima yego ni umunwa yego ni umunwa ikintu kuvuga ngo ikintu kirwanirira Imana ikishima ni umunwa yego yes mbo ntabwo nshaka kuvuga ngo amazina sibyo ngo umuntu runaka ariko nka karagiterisitike z'abantu utenze
n'abantu bamenye ko batenze bibe bizwi, kuko Bibiliya iravuga ngo icyo muzaboha mu isi already no mu ijuru kizaba kiboshywe. Nk'ibintu biranga abantu utenze, n'abantu bajya bavuga ati nubwo uri hano ariko uratenze. niba witwa umukozi w'Imana, Yego pasiteri, icyo waba uri cyo cyose, yego apostle, bishop, reverend, yego pastor, prophet, evangelist, abo bantu izo 5 ministères, ukaba yego icyo ni icya mbere, ufite protokole irimo bodyguard, ndagukarabye, uratenzwe. Icyo ni icya mbere, ndagukarabye. Icya kabiri, yego niba kukubona ari urugamba, bisaba kunyura ku bandi bantu, umuntu agahabwa randevu, ugatoranya abo uzahura nabo, ndagukarabye, uratenzwe nawe. Komeza. niba uhembwa amafaranga y'u Rwanda Yego ku kwezi, ugafata miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda nk'umushahara, ukaba utahamya mu ruhame ko Yesu ari uruhame, nushaka hamye ko Yesu ari Imana ikora ibitangaza ariko uhembwa miliyoni, nawe uratenzwe, ndagukarabye. Niba udashobora kuza mu ruhame ngo ugushaka wese akubone, akuvugishe, uguhamagaye yaba mwiza cyangwa mubi umwitabe, ukubajije umusubize, ibyo ukaba utabikora, ukaba ufite ahantu ngo habugenewe, aho naho abazimu bita mu ndaro, ntabwo abakozi b'Imana bagira indaro, nta mukozi w'Imana ugira indaro, ntibibaho. umukozi w'Imana bari mobile, ni mobile, urahaha mu isoko uravuga, ukubajije uramubwira impamvu z'ibyiringiro byawe cyane, ndagukarabye. nawe niba ufite indaro ukinduriramo izibyibushye n'izinanutse, uzikuramo inzara n'iki, etc n'abandi. Koko byishimo, hari ikintu cyabaye ngo Abisirayeli bamaze kujyanwa i Babuloni, uri kumva, ngo bageze bamaraho imyaka, abagabo b'Imana babakurayo, ngo bagarutse i Babuloni bamaze kongera kubaka, ngo haba ikintu gikomeye. Abasaza ngo bavuyeyo babonye ukuntu Yerusalemu yasenyutse, ngo baraturika bararira, sibyo? Abandi babonye ngo ukuntu imeze, kuko bayibarirwaga mu mateka, ngo baraceza, barasimbuka, barabyina. Nge mbona ibi bintu byarasohoye muri iki gihe, ntabwo iki gihe bisa, bijya gusa. Oya, erega iyo nzu nubwo yarijije abasaza, ariko Imana yayivugiyemo, yaravuze ngo nubwo murabona ari mbi, ariko ubwiza bwayo hanyuma buzarusha ubwiza bw'iya mbere. Nese ubundi ugira ngo ntibizi, ariko nubwo abantu banze kuvuga, ariko ibuye bakaba baryanze. icyo tugomba kuvuga, Robert, idini dusigaranye mu Rwanda ni iy'Abayehova. Kutesobanura nabo ngiye ko ntabemera ku mugaragaro, ngiye mbikubwiye, ariko ntabwo mvuze ko iyo dini yizera Yesu. Yego, ntabwo mvuze ko yizera Yesu, ariko ndakubwiye ngo idini buriya kuko najya nkubwiye ko njye ntabemera, buriya ni ukuvuga ngo hashobora kuza icyorezo kikica inyamaswa, hajya gusigara hagasigara impyisi, kandi uri intama, sibyo?
ariko ntiwabura ubutishimira ko nibura hari inyamaswa zigize hari inyamaswa yasigaye ndetse wafuti nubwo ari intama nubwo ari impyisi nkaba ndi intama ariko nubwo wababara ariko nibura wakwishimira ko hari icyarokotse kandi icyo cyarokotse cyo cyishimira ko intama impyisi yo yishimira ko intama ihari kavuga ati nubwo koko ibintu byose byakora yabura n'intama biyiha kuba maso no kuvuga ati chunge kidogo kuko reka nze nkubwire impamvu nemera idini y'abayehova impamvu ariyo yasigaye idini y'abayehova nkiyimenya yavugaga ko nta mu Yehova ushobora kwivanga mu nzego za politiki kugeza kuri iyi saha kuva mu isibo ukageza mu nzego zo hejuru nta mu Yehova urimo nta mu Yehova ushobora kujya mu nzego z'umutekano kugeza kuri iyi saha haba mu gipolisi haba muri daso haba mu gisirikare nta mu Yehova ugize gute urimo sibyo abahamya ni ukuvuga ngo indangagaciro zabo baracyazihagazeho sibyo sibyo baracyazihagazeho yego uzi ko muri covid abahamya babasabye ko bashyira ibimenyetso ku ntebe yego bakanashyira n'imyanya mu rusengero umuyobozi w'abahamya ku isi yasohoye itangazo rivuga ko inzu z'ubwami bw'abahamya ku isi hose zibaye zifunzwe urabyumva neza zibaye zifunzwe kugeza igihe ingamba zo kwirinda COVID-19 zizakurwaho zose ibi usubire ko hari inzu z'abahamya zifunze mu Rwanda nta nzu n'imwe irimo kuzuza ibisabwa inzu yabo bo bayijyamo yujuje ibisabwa ibyo bindi weho basaba barabyihorera yego b'inzu izira nzu zabo zubakwa ntabwo bahasengera ari ikibanza iyi nzu iruzura hakabamo so kuyitaha irimo n'intebe zose ni kimwe mu gihugu ubwo ziba zujuje ibisabwa ibyo bindi basaba rero ni ibyabo ubwo b'inzu zabo barazifunze kugeza igihe weho bya bintu ubasaba uzabikura nushaka uzabikureho cyangwa ugire gute oya ntabwo ari intagondwa ntabwo ari intagondwa erega ibintu byawe niba ukora ibintu wabihagaze ko ibyo perezida wa repubulika ahora anadushishikariza bati niba wemera ibintu kukimuhindu yaravuze ati wenda bazadufatire n'izo n'ayo masangisiyo ariko kandi tuzakomeza tuba abanyarwanda tuzizirika n'umukanda ariko ntabwo tuzabaho nk'abanyamerika ngo ni ukugira ngo baduhe imfashanyo ntabwo tuzaba abarundi twebwe turi abanyarwanda niba ari abahamya niba mwakomeje mukabahamya niyo muri abarokore bihindutse bite abantu nanone nemeraga ni abadive ariko nabo kera narabonye ejo bari kuririmba nababonye muri Beka Arena bari guhamagara ya korali yabo yitwa ngo ugira ambasadozi none nayibaze korali ambasado y'abadive mu giterane na Papi na Dorcas sibyo Papi na Dorcas na korali ambasado bari guhamagarira abantu none ikintu kiteye agahinda oya nabonye muri genzi komedi ndakigarukaho mu kindi kiganiro we bari gushishikariza abantu kugura amatike ngo atarashira nkaho bashishikarije abantu kuzaza kumva ubutumwa bwiza ngo bari gushishikariza abantu muri Bekare barajwe ishinga ngo no kugura amatike ngo atarashira uko amafaranga bagize gute barayabariye uko bazagira gute uko bazayagabana bavuga ati tike ni 20 hazaza ibihumbi 10,300 bakube tuzakodesha ya deposit rizi hazasigara miliyoni 30 15 abantu barangiza bakajya gukonsoma uwo mwanda ngo nivugo n'ubutumwa bwiza bwahe daraha nibereye
ariko rero nyamara nakubajije ikibazo uri kumva kimwe Yesu yabaje ati umwana w'umuntu azagaruka kwizera kukiri mu isi. Oya ko kuzaba guhari ese kwizera kugarukira ku bicupuri kwizera se kugarukiraho ibi bintu rero yego ni ibintu biteye ubwoba. Ibintu nta n'umuntu bitera inkunga, bino bintu twe tuba tuvuga. Oya bagutera inkunga gutese. Ubu ngubu duhinduye content, tuba dufite abafana, abantu barantuka, sikababwira ko nta n'umuntu njya nsaba internet, nta n'umuntu ujya umpa internet. Yego sibyo, nta n'umuntu nabwira ati wenda tingurira nibuye rya kamera. Nta n'umuntu mbwira ati ngurira kamera nikoresheje n'agatelefone kanye nkifatira ka video nkitambukiriza ubutumwa cyangwa ubutumwa nkaza kukureba ukanyifatira ka video nkagutiza ukantiza nkikorera. Hari umuntu akicara kantuka ibi urantuka unshaka iki? Kandi Bibiri iravuga ngo ibyo bibacumita mu mitima. None ngo umusore w'umutunzi ngo agenda arakaye. Kandi ubwe yari yigendeye agiye kubaza ngo ikintu yakora. Yaragiye kubaza ngo ikintu yakora ngo kugira ngo abone ubugingo buhora. Abantu beshize nibaza hano bizanye. Ngo kugira ngo akaba ati nakori, yaragiye yibwira Yesu ati nakori kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Yesu aramubaza ati ufite idini? Ati ndarifite ADPR. Ngo aranamukunda ati ntago mudefiriza ati ibyo bintu kuva mu bwana bwanjye. Nta maherena atamatwi yanjye ntatoye. Nta pijipo ngufata na pasura wa. Kuri na pasure tuba twambaye ntumiteho mukiza. Usoma ijambo ry'Imana ati ni ibitabo 66. Turabizi. Icyambere cyitwa Itangiriro, icyanyuma ni Ibyahishwe. Hagati harimo urupapuro rubigabanya abanda Matayo. Inyuma Maraki. Urasenga ati kwiyiriza ubusa 3 mu cyumweru. Ayakora ari nayo mu mibyizi turayakora. Imihango ati nabatijwe muri Yorodani. Cyo ni icyambere. Mutsima w'igaburo njya kwifunguro rye. Icyacuma ati ibyo bintu mbyitondera kuva mu buto bwanjye. N'amaturo yishimwe nayo mutima niyo nabonetse mu rusengero gishyira kuri mobile. Nubu inzu zafunzwe ndacyatanga. Nubu ndayatanga rwose. Ukora umurimo w'Imana ati mba muri korari nkuru, shinzwe kwakira abashyitsi, mba muri komite y'inyubako, shinzwe igihande kiniki na zone yini. Ngo Yesu amurebye aramukunda, aramubwira ati ariko hari ikintu baguhishe. Ucururiza hebyo abo bantu h'Icyacumi, aho hantu h'amaturo hari ikintu baguhishe, kuko uramutse ukimenye bahomba. Yego sibyo, bahomba. Yesu ati genda uzane biriya bintu byose hano. Yego genda ubizane. Genda uve Matewusi uze hano mubwire. Genda ubizane byose. Ati na ya mazu ati none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye, ni undengera iteka. Ntakubaho nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu.
nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu. None ibintu byose mfite ibyo ntunze. mwaretse kubeshya ariko mwaretse mwagabanyije ibinyoma. ibaze njya mbona mu rusengero umuntu arimo gushakisha agashakamo igihumbi. uwo ni intwari. afite amafaranga muri banki amamiliyoni, afite amakenkara, afite amazu, afite amaka, agafatamo inote ya 5 akayatwara none agiye gutura. ntimubona ko ari ukubeshya? ubwo imbere hari twakana twerejwe ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe nabura iki se ngufite mwami ko umpagije. afite 5 bye kandi imodoka agendamo. kunywa karibira ku munsi 50 ni senkani, ariko ajyanye 5 ari kubeshya. ntimubona ko ibintu ari ukubeshya? sibyo? ubu Imana ibifashe seriyari wasiga ibintu ngo none ibintu byose hari imfubyi ziburari iruhande rwawe kugira ngo arye mu gitondo. niyo agiye kurya muri resitora cyangwa muri hoteli atwara veni, ariko ngo agiye gushima Imana ngo imurindiye ubuzima. niyo agiye kwivuza hano muri Ntuza muri Legasi ajyana 200, ariko noneho agiye gushimira ngo Imana imurindiye ubuzima afashe 5. ushimwe mwami wanje wowe undindira ubuzima ukampa kubaho kubw'ubuntu. ariko ajyanye 5 yaciye ibikuba. ibi bintu ntimubona ko Imana ibifashe seriye nk'uko muhakara ngo itindi cyacu ngo turabagenzi bajya mu ijuru ngo ibyo bintu Imana ibifashe seriye mwataha? hari umuntu wataha? hari ikipe bajya baririmba. noneho umuntu akakureba ngo wararindagiye. hari n'abajya bambwira ngo ni inzara. habwire se wamutindiwe, niba ari inzara wampaye ibiryo. yego wakemuye ikibazo ugumaze iki? noneho wakemuye ikibazo. hari umerutse kumpamagara ngo yari ari muri Canada, nari navuze ngo Chris Ndikumana. cyamamagara ntumva wari kumbwira ati niba ari rwose izo nyungu ukura mu gusebanya Chris sindanamubona. ndasebye umuntu ntazi, ndasebye umuntu ntazatura tudaturanye, ndasebye umuntu tudahuje ubwene gihugu, ndasebye umuntu tudakora akazi kamwe. ndamusebereza iki Chris Ndikumana ngo yango washakira inyungu ahandi ngo ubwo n'ubukene kuri muri Canada nkaba mu Rwanda. wambwiye uti ibi bintu urimo gukora ngemba mbona aka kazi kawe rwose kagayitse. none rero shakisha ikindi kintu ukora. hano ufite 3,000 by'idolari, numara kukibona rwose uzambwire. noneho nibwo uzabona ko ari Imana yampamagariye gukora. sibyo? ndabeshya se? nibwo uzabona ko ari Imana uzangerageze shahu. mwabantu mwe mwaretse mugatuza mukarimbuka. kurimbuka muzarimbuka byanze bikunze. ibyo mwikoza byose hari ibimenyetso by'uko muzarimbuka. ibimenyetso ni uko mufana abantu. niba uri umukunzi wa Kirisi ukaba uri umufana wa Kirisi kurimbuka kuzarimbuka. ubyangu byemeye n'umutima wawe urabizi kuzarimbuka. nibura abantu bazarokoka urupfu ni abakunzi ba Kristo, ariko abakunzi ba Kirisi bo bazarimbuka pe. tubabwize ukuri
kuko mvuze Israel mbonye ngo ishyano riraguye ngo mbonye iwacu ngo waravangiwe wandetse nkavangirwa ko Yesu yari yaravangiwe Pawulo akavangirwa Petero akavangirwa Stefano akicwa nuko ngo yavangiwe intumwa zose ba Matayo babateye amacumu babaziza kuvangirwa sibo Mana ndarusimbukira aba bantu mukomera amashyi yego this is aba bantu mukomera amashyi aba bantu mudutukira buretse uzi ko abantu bishe Pawulo barwanaga ishyaka ry'Imana abantu bishe Petero uzi ko barwanaga ishyaka ngo ry'umuntu wabo ngo barimo gusebya ngo Mose abenshi babatimburiye ngo Mose wacu urahangara ugasebya Mose ko yakamije inyanja itukura weho wakoze iki umuntu wujuje Beka Arena hajya ubwo aka kantu ngo kawe ngo kabyishimo official ngo gahuriye he na Beka Arena mbonye iwacu Chris wacu igitarane cye ko kizamo ibintu abantu ibihumbi 300 ibyo bintu weho abo bantu wababona yego attention mwitonde kariro gake na feri kandekeraho turabashimiye mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro tuzagura mu kindi kiganiro hure mu kiganiro gikurikiraho ariko nukuri turavuga niba ukunda ukuri karibu ariko niba gugucumita mu mutima niba ukuri kukurya igendere rwose njya kwa Papa Safi nabase biradio baraye nabandi kwa se biradio kabisa